mbega urutuba rwa Pamela wa The Ben. Gabanya volume uje kure y'abana. Ntabwo nari nzi ko Pamela wa The Ben arusha igituba kinini Emeline umwe wamamaye washizemo icupa rya mitsingi. Burya Pamela nawe afite umufunzo w'urutuba hariya runini. Dore uko byatangiye. Nimugoroba ubwo narimo ntembera nigendera muri quartier, naganye mu kabari kari hafi aho. Gakesi Muranzi rero ubwo ngeze mu kabari negera kwa barumani. Ngeze kwa barumani ni mu mpera imwe. Ubwo barumani nawe anzanira rimwe. Ubwo rimwe nyirifata ndarisoma nyogaho rinyuze neza. Bankubita irya kabiri naryo nyirifata. Naryo ndarinywa ngira ngo ndi kurota. Wajya ngo ndi gusogongera. Ubwo mpita ntumizaho ikesi nanjye Muranzi ndi Gakesi kabisa. Ubwo bakimereza ikesi ntangira kuyinywa gake. Ako kanya mbona Pamela arinjiye. Ubwo Pamela akinjira mbona ari kuzunguza ya mabuno meza afite namwe murayasi. Muzi kuntu ari meza rero. Nkiyabona kabanda yanjye dinki yanjye igihaguruka ni rero bavuze ko uri umugore wa The Ben, kanze nkwereke ko ntajya nkina. Ubwo Pamela kata hirya gatoya mu cyumba yafashe shambure yaje muri konseri hafi aho. Ubwo The Ben nawe ntago yakahageze bari kumwe, ariko we ataraza aho ngaho muri hotel. Ubwo nanjye mpita mukurikira rosasa rero. Ngeze mu cyumba Pamela tambonye nsanga yakwemo ubusa bwose. Ahubwo nanjye mpita ngenda ndeba amabuno meza kuntu ari kuyazunguza arimo yumva akaziki yashize amakuteri mu matwi. Ubundi nanjye mpita mfata agatambaro mpita mupfuka mu maso. Ubundi nawe ahita ashikukiraje ati sheri waje ageze ngo ndi The Ben. Ndaceceka mpita muryamisha ku buriri. Nkimara kumuryamisha ku buriri mbega amabuno meza we, afite amabuno meza hariya. Ntangira kuyasoma gake nitonze ndayasoma. Ariko yatangira kwitsa imitima. Ubundi ngiye kumbona arazamuye ikibuno neza atega igituba neza fresh, igituba kize nyuma bye mbega urutuba we, mbega urutuba rwiza runini. Nkirubona rero tunereka inyuma nkikibona numva ndashize neza. Imboni irahagarara nk'igiti nyifata mu ntoki neza nanjye Muranzi ko mfite agahanga, mfite rutura, mfite dinki ya danje. Ubwo ndayifata ubundi ntangira kwikoza ku gituba gahoro. Mbona bwaba ari uburezi mpita nca bugufi. Ubundi ntangira kwegera igituba cya Pamela ndagisoma gato neza nitonze. Ndakinyunguta ndakirigata rugongo ntangira kuyikuruza iminwa. Ngiye kumva numva Pamela ati nakumenye ntabwo uri The Ben. Ndikanga ntubimenye gute? Arega The Ben azaga arimo ahita asunika nta no kuntegura wahita acomeka. Iyo neza igituba ahita acomekamo imboro ye. Mpita menya ko The Ben ari umuswa mu kurongora nta kigenda. Nanjye ubwo rero ndakirigata ko kati nawe murumva atangiye kwagira ati komereza aho sheri nubwo uteye The Ben ariko ndikumva ugiye kumara ipfa pe. Ubwo nanjye nkomeza kukirigata ndakirigata mbona Pamela akomeza kwahagira neza atangira kurekura utuzi duke tuva mu gituba. Igituba kiragenda kirarenda bye amera nk'uwarinze neza. Ngiye kumva numva ararize rwose mbabarira rwose winyikisha umushukwe yinsesekemo ndi kumva nyishaka pe. Nanjye Muranzi rero ikabandanje nini dinki yanjye ndayizamura ubundi nyesesekamo yose ko yakabaye mbona rigoroye. Akigorora ati nanjye ndakwemeje to. ndamusweragura. The Pamela araririmba araboroga ati yewe datuwe aho sheri aho komerezaho. Pamela rigorora ataho gose kubita. Ubwo nanjye nyikuramo nyizoramo ntangira kumunyaza rosasa. Ndamunyaza Pamela ati kubita kuri kakandi maze nanjye ndamunyaza
ndamunyaza ndamukubita nongeza imbaraga ngiye kubona mbona ibizi ngo shwa, ibizi birasohoka ari byinshi arabirekura. Yewe data we, Pamela wagira ngo ni isoko urutuba neza wajya gora arangaye. Ndamunyaza koko Pamela ndamunyaza, arandirimbira, mvuga ibisigo, avuga ibisingizo, ibiki n'ibiki byose arandirimbira pe. Aravuga ati ni ubwa mbere kuva navuka ndongowe nkishima bigeze ahangaha. Ubwo nanjye nkomeza kumunyaza. Pamela ngiye kubona mbona ararembuye arinanuye, ameze nk'ushinze umuhinzi umushitsi. Yewe data we, ahinda umushitsi menya ko agiye kurangiza. Mbonye ko agiye kurangiza rero ikintu nahise nkora, nanjye nahise mucumita vuba ndamucumita, ndongera ndamunyaza, nanjye numva uburyohe buraje, ndamunyaza ndamunyaza koko ndamunyaza. Mbona Pamela arinanuye, mbona aciciza bugufi, mbona akarangije. Nanjye mpita mucumita vuba ndamucumita, ngiye kumva numva zirasohotse neza, unumva mfashwe n'amashanyarazi. Menya ko ngiye kurangiza, mpita nyikuramo ngo ndangirize hanze ntakurikiza karakana Pamela yabyaye kuko karacyari gatoya. Ubwo nyikuramo ngo ndangirize hanze, zigisohoka numva ici mu matama ngo pya. Kumbe ni cya baromani sha. Baromani twamugenga we, wahereye kare unywa inzoga ukazirigata, ukazimena ku meza ukongera ukazirigata, none ukuyemo dinki yawe ugiye kurangiriza kuri kontwari wa murezi we. Numva ndasabye akabari kose kancungereye, mbona ko nabaye umusazi. Man, nkandira subscribe please, nkandira subscribe bro, ntacyo dupfa, ndi kwishakira umugati, mbabarira unkandire subscribe please.